Ni mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba haravugwa inkuru y'incamugongo aho byagiye bigaragara ko uyu ari umusore w'imyaka 27 y'amavuko akurikiranyweho kwica se umubyara. Bari bapfuye iki? Byose reka nze ngende mbikugezaho, turaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru wasobanukiwe neza aya marorerwa cyangwa se iri shyano uyu musore w'imyaka 27 yakoze akaza kwadukira se, cyane ko bagiye bavuga ko yafashe ibuye akarimukubita mu mutwe inshuro zigera kuri 3, umusaza nawe akaza guhita yitaba Imana. Murumva ni ibintu bibabaje, ibintu by'ubwicanyi. Sinzi impamvu abantu babyoroheje. Kwica umuntu byabaye nko kuzimya buji. Ni nayo mpamvu nkunda kubabwira nti mwagerageje mukabana n'abantu bose amahoro, ko iyi si idasakaye cyangwa se nayo ubwayo itatworoheye. Reka rero byose ngende mbikugezaho ugende usobanukirwa neza ibyo uyu musore yakoreye papa we ndetse n'impamvu yabimuteye. Ndakamwibutse ko YouTube channel yacu ari Subiza TV. Niba rero ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere ukaba utarakora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe cyangwa abone, kandaho kandi ufungure kara kantu k'inzogera. Niyo nkunga ya mbere urabuduhaye kandi Imana iraguha umugisha. Mbonera no kugenda mbifuriza kugira icyumweru cyiza. Murabizi ko mbakunda kandi mbifuriza ibyiza. Reka nizere ko mumeze neza, abatameze neza namwe nkomeza kugenda mbasabira ko Uwiteka abashoboze no kuri musozi iki cyumweru mumeze neza. Nibyo bintu mbifurije. Reka nizere ko n'ibitekerezo byanyu bigiye kuza byisukiranya ari byinshi bitewe n'iyi nkuru mbagejejeho, ndetse nakubwira ko ibyo ngibyo bidufasha kumenya neza igihe turajya tubagerezaho amakuru nk'aya ngaya tuba twabateguriye. Ikaze rero, kugira ngo tudatinda reka mpite ntangira iyi nkuru mu buryo bwo gucunguza uburyo umwete. Murabizi ko igihe cyo aba ari hafi ya nacyo, bityo rero tuba tugomba kugikoresha neza. Uko ibingibi byose rero bimeze nk'uko byagiye bitangazwa n'ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Rubavu, aho bukurikiranye uyu musore w'imyaka 27 y'amavuko. Uyu musore rero cyangwa se uyu mujene akaba yarishe se umubyara rwose akoresheje ibuye. Uyu musore ngo yamuhoye guhinga umurima se yari yaramuhaye nk'umunani. Nk'abantu mwe mugira amahirwe, mwe muracyabona iminani, none wowe baranawuguhaye utangiye kuvuga ngo papa we ntabwo afite uburenganzira bwo kongera kurebesha y'ijisho rye. Ubwo ni ikibazo gikomeye. Tekereza nk'ibintu wahoye umusaza. Ibyo bintu ushobora kuzabana nabyo nawe ubwawe aho ugiye gufungirwa, cyane ko iki cyaha aba yakoze rwose ndahamya nashidikanya ko igifungo ari burundu. Rero ndagira ngo ugende untega amatwi wowe turi kumwe aka kamwanya, ugende wumva ingingo ku yindi cyangwa se ijambo ku rindi uburyo iki cyaha cyakozwe n'uyu musore, cyangwa se ugende urushaho kugenda umenya n'igihe iki cyaha cyakorewe. Iki cyaha rero uyu mujene akurikiranyweho akaba yaragikoze ku itariki 17 Nzeri 2025 muri uyu mudugudu wa Gikombe, muri aka kagari ka Kareba. Aha ni muri uyu murenge wa Jenda ho mu karere ka Nyabihu. Ubwo rero uyu musore cyangwa se ubwo byagiye bitangazwa n'abandi bantu, ubwo bigenda bivugwa ko uyu musore yatahaga. Ngo byagenze ute? Ntega amatwi byose ngende mbikugezaho, kuko byose urabizi ko mba nagiye mbikurikira neza cyane ijambo kuri rindi, ariko nkomeza no kugenda nkwibutsa ko iyi nkuru ushobora kuyisoma ku kinyamakuru cyandikira ahangaha mu Rwanda cyitwa Bwiza. Iyo mbivuze gutyo aba ari ukugira ngo umekinge sure ko ibyo naguhaye byuzuye 100%, kandi narabibemereye, yewe narabibasezeranyije. Aha niho ukura amakuru nk'aya aba yizewe kandi aba agezweho, pana babandi baza bababeshya bishakira views. Njye mbabwira amakuru nk'aya ngaya kugira ngo byibuze muyakuremo n'amasomo agiye atandukanye, cyangwa se mugende murushaho no kugenda mumenya ibiba byiriwe bivugwa hirya no hino muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, cyane ko mu minsi iri imbere ndajya ngenda mbabwira n'ibindi byabereye hanze y'iki gihugu. Ubwo rero nari ndimo nkubwira ko uyu musore utuye muri uyu murenge wa Jenda muri aka karere ka Nyabihu, nubwo iburanishirizwa cyangwa se iburanishwa rye ryabereye, ubwo reka mvuga iry'uru rubanza ryabereye aha i Rubavu, birumvikana ubwo
niko amategeko n'amabwiriza abigenga cyangwa se abigena. Ni nayo mpamvu ubwo urukiko cyangwa ubushinjacyaha ari ubw'aha ngaha muri Rubavu. Murabizi ko bwo ari uburere bukoranaho ibyo ngibyo, ntabwo twabitindaho, bibaho cyane. ngo uyu musore rero uyu musore yatangaje ko ndimo mvuga ibyagiye bitangazwa n'ubushinjacyaha bukuru, bukomeza bugaragara ko uyu musore wa Nyabihu ubwo yatahaga yageraga mu rugo agasanga se umubyara ubwo yari arimo ngahinga umurima we yari yaramuhaye nk'umunani. Nibwo rero uyu musore yahise afatwa n'umujinya n'uburakari. Ariko ibi bintu rero bikomeje gukwirakwira mu bantu, aho umuntu afatwa n'umujinya n'uburakari kuwukontorora bikanga bikamunanira, ugasanga ahise akora bya bindi byangwa n'amaso y'Uwiteka ndetse n'ibyangwa cyangwa se bitemewe n'amategeko y'u Rwanda. Uyu nta kindi yahise akora usibye guhita akubita papa we hasi. Ubwo yaramusingiye aramufata ahita amukubita hasi. Nibwo rero byaje kuba bibi cyane, aza guhita afata ibuye arimukubita mu mutwe inshuro zigera kuri 3. 1 2 3 go. Aba aramukubise, biza kurangira umusaza ahise apfa ako kanya. Ibi rero muri uyu musore cyangwa se mwibazwa rye nk'uko bitangazwa n'ubushinjacyaha bukuru, uyu musore we akomeza avuga ko yakubise se ibuye mu mutwe inshuro zigera kuri 3. ubwo bivuze ngo uyu musore nawe mu kubazwa kwe ibi byaha byose arabyemera kandi akanabisabira imbabazi. Gusa ibyo ntibikuraho icyaha yakoze. Nawe yakomeje agenda asobanura ko yamukubise inshuro zigera kuri 3 ndetse umusaza akaza guhita ahatakariza ubuzima. Yasobanuraga ko yabitewe n'uko uyu yamuhaye ngo umurima, nyuma akaza gusanga yawuhinze kandi byitwa ko ngo yari yaramuhaye uyu murima. Ngo mwe munteze amatwi, harya ubwo umuntu aramutse aguhaye igare, reka mvuge igare, wenda murabana mu rugo, wagiye ahantu runaka ugasanga yaryitishe yarariguhaye, ubwo aho uri bumubonere bivuze ko uraza guhita umwambura ubuzima. Kubera iki? Kubera ko yakoze bya bindi bitandukanye n'ibyo mwari mwariyemeje. Ahari niko mbitekereza, ari nayo mpamvu ibi ngibi byabaye kuri uyu musore na papa we umubyara. Tekereza noneho gukubita papa wawe kugeza ubwo umwishe mupfa umurima. Ubwo umunsi wasanze se wenda ntekereza ko igihe nikigera uzashinga urugo, akose wigiregereza kandi no burundu. Ubwo nari mvuze ni igihe uyu musore wenda ari kuzashinga urugo agasanga undi mugabo yamwinjiriye, ntiyamukuraho umutwe. Murumva ko ni ibintu bikomeye cyane. Uyu musore rero nyuma y'uko ngamukubise hasi agafata n'ibuye agahondagura umusaza paka ashizemo umwuka, ngo ni nabwo yaje guhita ahururizwa. Iki cyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake akurikiranyweho giteganywa kandi kikanahanishwa ingingo y'107 y'itegeko nomero 68 akarango kaberamye 2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa munani 2018. Iri tegeko kandi riteganya ko ibi byaha n'ibihano muri rusange, ubwo iki ni icyaha gishobora kuba cyamuhama akazahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Ubwo mwumva ni ubuzima bwe bwose muri gereza. Mwirinde ibintu nk'ibi rero mw'abantu mwe, mumenye ko amagara aseseka atayorwa. Niyo mpamvu nkunda kubabwira nti ibintu nk'ibi ngibi niba ubona ko umujinya wawe kuganza, jya ugerageza ushaka utundi tuntu twaguhuza igihe ubona ko hari uwo mugiye gushyamirana ndetse ujye no kure ye. Bityo rero kambonero kugenda nshimira mwe twatangiranye iyi nkuru, ndebe nkomeza no kugenda ndushaho kubabwira ko mbakunda kandi iki cyumweru kibabere icy'umugisha kuri mwese. Ciao ciao.